Reka nongere ngo ikase mukunzi wa Davis Entertainment nkubwira ngo komeza ugira ibihe byiza aho waba uherereye hose mu Rwanda cyangwa se hanze yarwo. Turagarutse n'amakuru yacu y'imyidagaduro n'amakuru rero tugenda tubagezaho buri uko bukeye nuko bwije. Mu makuru y'uyu munsi rero ndaza kubwira ko rugeretse hagati ya Shaddy Boo na Ankostin, ukaba uraza kumenya ibyo ibi byamamare byombi ibiri gupfa. Ndetse muri aya makuru ndaza kubwira ko Win Ngwagi yashishikarije abakobwa kwaka amafaranga arenze kuyo bari basanzwe baka abagabo. Ukaba uraza kumenya rero impamvu uyu muhanzi wo mu gihugu cya Uganda yatangaje ibi ibintu. Amakuru arambuye rero ni mu kanya gato cyane. Rurageretse rero hagati ya Shaddy Boo na Ankostin bapfa inzu. Intambara rero y'amagambo irarimbanyije hagati y'umuhanzi akaba n'umunyamakuru Ankostin ndetse n'umushabitsi ku mbuga nkoranyambaga Shaddy Boo, aho bapfa gukodesha inzu. Niba ukurikirana rero imbuga nkoranyambaga by'umwihariko wabonye cyangwa se wumvise intambara y'amagambo iri hagati y'uyu mushabitsi ku mbuga nkoranyambaga Mbabazi Shaddy wamamaye ku izina rya Shaddy Boo ndetse n'umunyamakuru akaba n'umuhanzi Lawano wamamaye nyine nka Ankostin. Abo bombi rero basanzwe bazwiho ubushuti, ariko ubu barapfa ko Ankostin yaba yaragambaniye Shaddy Boo wari ugiye gukodesha inzu akayihesha undi muntu. Ibi byagiye hanze ku munsi w'ejo ubwo Shaddy Boo yakoranyaga abamukurikira ku rubuga rwa X rwose rwitwa Twitter, avuga ko Ankostin yamugambaniye ubwo bemeranyaga nyine amafaranga yo gukodesha inzu na nyirayo, ariko ngo uyu Ankostin akamuca ruhinga akayihesha undi muntu utari Shaddy Boo kuko ngo yari afite uko abanye na nyirinzu. Shaddy Boo mu gahinda kenshi yumvikana arira avuga ko Ankostin atakabaye umuhemukira ngo amwimishe aho abana be barambika umusaya, kandi nawe ari umubyeyi. Agira ati rero ndibaza namukoreye iki gituma anyima abana banjye baryama, birababaje kuko nawe ni umubyeyi, si umusore afite umwana. Ati akanyima inzu koko, atahubwo bitewe n'ukuntu tuziranye yakabaye abingiramo ngo nyifate, atahubwo niwe uri kunyima inzu. Shaddy Boo rero yavuze ko yibaza impamvu Ankostin amufitiye urwango bigeze aho amugambanira. Avuga ko rero impamvu Ankostin yanze ko akodesha iyo nzu ngo ari uko atamwiyumvishemo, bigatuma rero agira inama nyirinzu yo kwima Shaddy Boo inzu, kuko ngo yajya ahora yisobanura mu nzego z'umutekano ngo kuko uyu mukobwa ahora mu mafuti. Ankostin rero akimara kubona ibyo Shaddy Boo yatangaje yamuhaye ubutumwa burebure ku rukuta rwa WhatsApp asobanura ko yatunguwe no kubona Shaddy Boo atangaza amagambo nk'ariya. Yanavuze ko atazi icyamuteye kuvuga kuriya ndetse ko ntahuriye n'ibyo kwimwa inzu kwa Shaddy Boo. Ankostin rero yahise afata ubutumwa yandikiye Shaddy Boo maze abushyira kuri X, abaza Shaddy Boo niba hari ikibazo kandi afite ngo bamuhe ubufasha, ariko akareka kumuharabika. Shaddy Boo rero nawe yahise aza amusubiza ko gufata ubutumwa yamwandikiye mu gikari akabuzana kuri Twitter aramatakira ngo ndetse arimo yishinja icyaha, gusa ko ibyo yapanze byose nta na kimwe cyagezweho. Intambara yakomeje rero. Ankostin ahamya ko Shaddy Boo atameze neza, ahubwo ko akeneye ubufasha mu gihe bikomeje gutya. Icyo kora Austin yasabye ko birake kuba gatwiko kamenyerewe ku mbuga nkoranyambaga. Ubusanzwe rero Shaddy Boo no mubyeyi w'abana babiri yabyaranye na Medisela uzwi mu gukora amashusho y'indirimbo, aho Ankostin rero afite umwana yabyaranye n'umugore baje utandukana. Nkuko nari nabikubwiye nanone, reka tunyarukire kuri uyu Win Ngwagi, umuhanzikazi wo mu gihugu cya Uganda wasabye abakobwa kwaka abagabo amafaranga menshi yatike. Uyu muhanzi rero Win Ngwagi ukora umuziki ye mu gihugu cya Uganda yahwituye abakobwa bose ko bakwiye gukuba umubare w'amafaranga yatike baka abagabo. Uyu muhanzikazi rero avuga ko abagore bakwiye gukuba umubare w'amafaranga yatike baka abagabo kubera ko umwanya bamarana nabo bateretana uruta kure amafaranga baba bashatse nyine, aho yifashishije rero urugero rw'amafaranga angana n'ibihumbi 50 by'amashiringi ya Uganda, bingana rero n'ibihumbi 16 by'amafaranga y'u Rwanda. Avuga ko rero umwanya bamarana nabo urusha agaciro kure ibyo bihumbi 16 baba babahaye. Yagize ati rero
abagore rwose bakwiye kureka kwaka abagabo udufaranga twinyica ntikize twatike kabone n'ubwo rero aho waba ugiye kumusanga yaba hafi cyangwa kure ukwiye kumwaka amafaranga menshi cyane aruta iyo tike kure, kuko umugabo ugukunda ntabwo azigera azuyaza kuguha amafaranga uri kumwaka. Icyo gihe rero niba atari umukene wayamwaka akayakwima, uzamenye ko atagukunda by'ukuri. Ngwagi rero yizera ko urukundo aba ari ukwita ku muntu ndetse no kugira ibyo umuha. Ashimangira ko rero umugabo ukunda umugore we by'ukuri aba yiteguye kwitanga ku bwa buri kimwe ku mukunzi we. Uyu muhanzikazi nanone wuje ibigwi mu gihugu cya Uganda binyuze mu ijwi ry'umwimereri ndetse n'imiterere ye ikurura abatari bake, abivuze mu gihe hari abagabo basaba abakunzi babo ko bahurira ahantu cyangwa se bakabahasanga iwabo mu rugo, hanyuma uwo mukobwa yakwaka uwo mugabo amafaranga yatike, ukabona uwo mugabo ari kubitera umugongo nta nubwo ashaka no kubyumva. Reka rero ngushimira abanye natwe mu makuru yacu uyu munsi. Amakuru nakagaruka nkubwira ngo aribwo bwa mbere ugeze kuri YouTube channel yacu, wakanda subscribe kugira ngo tujye tubana mu makuru agiye atandukanye tubagezaho buri munsi. Turabakunda cyane.